umwanya mutoya minota nka 30 cyangwa wenda ingahe isigaye, reka tuganire hejuru y'ijambo ryitwa gushima. Mpamvu ko tugomba gushima nuko twageze hano bwa mbere twaganiriye gusenga, ngarutse ku wa gatanu tuganira ku umuntu ayiba nicyo yimbura. Mwarabivye? Hari abasaruye cyangwa mwasanze Felix yarabashutse? Hari icyo mwasaruye niko bimeze. Natwe ibingibi turimo ni ukuri mwe n'umusaruro ibyo twabishye. Turabizi. Ariko kubera ko nabaganireje wo gusenga niki kandi Imana yacu kabivuga, ndashatse kugira ngo umwanya mutoya baganirize inyungu ziri mu gushima Imana, impamvu dushima n'inyungu dukuramo iyo twashima. Nibyo ngibyo ndababwira impamvu nka 3 cyangwa 4. Ndashimira sister uramuntu akunda Carmel, umuntu bita Uwineza nguriya mu mukomera amashyi. Imana naduze ubwoko mubone ari mu bantu bakomeza kumbwira Felix uzongera uhagere kandi amakuru yanyu nkunda kuyakurikirana ni meza. Hari abantu uzi bansengeye ndahari, Imana ibamugisha, ndabizi rwose. Hari impamvu dushima, hakaba n'impamvu hari n'inyungu dukuramo iyo twashima. Ariko reka mbabwire ibintu bine bitandukanye abakristo n'abapagani. Abakishijwe n'abadakishijwe batandukana ku bintu bine. Ikintu cya mbere ni ukwezwa. Buriya Bibiliya yaravuze mu gitabo cy'Abatesalonike ngo mwebwe mwahamagariwe kwezwa. Nukuvuga ngo abapagani ubuzima barimo butarimo gukiranuka, butarimo kubaha Imana, burabaryoheye kandi bari fieri yabo. Uzumva umuntu w'umugabo akubwira inzoga yarayanywa nijoro, uzumva basambanye bavuga abo basambanye, bari fieri ibyo bakoze. Ariko twebwe ntabwo ari Imana yaduhamagariye. Imana yaduhamagariye kwezwa. Amen. Amen. Icya kabiri Imana yaduhamagariye tudahuriyeho n'abapagani. Ibindi byose turabihuriyeho rwose. Nukwihana. Nubwo twakishijwe bakaba batarakizwa, birashoboka ko ngiye Felix nakora ikosa nawe warikora. Aho dutandukaniye nuko iryo kosa atari umwambaro wacu, uhita wiyambura kuko ntabwo ari uwawe. Umuntu wese wambaye ikintu kitamukwiriye arakiyambura. Bitwaye imodoka gutya urimo kujya hano hantu, hanyuma ikavuga ko haba kapane igakata hano. Iyo byose ugasanga ntacyo yabaye, nawe ntacyo wabaye, ntabwo uhita wakiserera gute ukomeza hano. Ukubita karivansi ugasubira hano ukajya mu murongo wawe urimo. Icyaha rero ni pane igukura mu murongo wawe urimo, n'ubyuka ugasanga ntacyo wabaye. Ni imodoka n'agakiza kawe ntacyo kabaye. Subira mu muhanda wakiserera ukomeza aho wari. Ibyo babyita kwihana. Kandi umuntu wese agira akantu k'intege nke yifuza ko Imana imukoraho. Reka mbatereho urwenya gatoya muraseka ariko birashimishije. Buriya Dawidi yari umugabo mwiza cyane, afite intege nke ku bagore. Mose yari umugabo mwiza cyane ari kuri brutal. Yosefu yari umugabo mwiza cyane, afite akadoze k'uburyarya. Umuntu ushobora kwiberanya kuri barumuna biwe n'abakuru biwe akabajijisha ko atari bakamarana igihe, afite akadoze k'uburyarya. Mose yari akaraga vuba. Dawidi yari umugabo mwiza ariko ushobora gukora icyaha cy'ubusambanyi vuba. Noneho tekereza ziriya burage muka Potifari yazanye kuri Yosefu yazizana kuri Dawidi. Murabyumvise? Yarafite intege nke kuba wenda ko yashaka kugwa muri icyo cyaha, akora umugabo mwiza. Noneho muka Potifari icyo yashakaga, Dawidi we ntabwo zizana intege nke. Noneho tekereza ziriya burage Sawuli yazanaga kuri Dawudi, akamutera icumu, Dawudi akarikwepa, bagahurira ahantu yasinzire, Dawudi akamwihorera. Yazizana kuri Mose. Mose yari kumutema. Ariko nshaka kubabwira niki, twese ko turi hano, buri wese afite akantu k'akadoze katarahura n'Imana neza. Bivuze iki rero? Ntabwo ari akawe, kiyambura Umwami Yesu aracyateze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aracyateze amaboko na n'ubu, n'umunyembabazi nyinshi. Hari ibintu bitatu ugomba kumenya. Nta cyaha na kimwe wakoze gishobora gukuraho imbabazi z'Imana. Nta na kimwe. Uwisha abantu 10 Yesu aracyababarira. Uwakoze ibyaha bitabarika Yesu aracyababarira. Nta cyaha na kimwe gishobora gukuraho imbabazi z'Imana. Ariko notabene nta mbabazi z'Imana izakuraho urubanza. Ntabwo Imana ifite kuzisura kuko yakoze umunyembabazi nyinshi ngo ibintu by'urubanza bivuyemo. Imana nivuga umuntu wese azajyaho azahebwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ariko mbwira turacyari mu gihe cy'imbabazi, ubwo turi mu gihe cy'imbabazi rero Yesu none ubashaka kukubabarira ibyaha umuntu yakoze. Abanyabyaha rero niyo bantu bakora icyaha gaca akagikora gaca akagisubiramo ntayihane kandi Yesu ari umunyembabazi. Turatandukanye. Nuko ushobora kugira akantu gatoya uho faible Yesu yashobora kukubabarira. Last time narabwiye ngo umugabo ateye gusumara umugore, abwira umugabo ati wa mugabo we
nujya kumanika ipantaro yawe dore y'iportema hamwe numanika ipantaro yawe imanika itarimo umukandara n'ikofi n'utundi tuntu. Umugabo rero abagabo bakuru bari district yaza agahita amanika byose bikirimo. Umugore akamubwira ati wa yakoramo hano agasanga agapapuro nuza gusohoka tubonane, yakoramo hano ikofi, yakoramo hano amafaranga y'amadolari amanyarwanda, agapapuro ka nimero zitagifite garanti. Akamubwira dore ukuntu bigenda, aka gapapuro tudafite twataye garanti udutwike ibi bizima ubishyire hano, nubyuka mu gitondo ugiye kwambara indi pantaro ushyiramo n'umukandara n'ikofi, bino bidafite akamaro twika. Niko abakristo bameze. Iyo bagiye kuryama cyangwa inyuma y'isaha cyangwa inyuma y'imirongo 30 hari ibyo batwika byitwa kwihana. Nivuge ngo amen. Amen. Apana bamwe muri twe barakaye mu kwambara bagifite umutima, nimutwike mu izina rya Yesu. Uhura n'umuntu umutsi warareze rimwe n'iki ngo yabyutse nabi wari munsi y'igitanda waraye. Twese tuba muri Yesu. Niba n'akantu gato katagenze neza kikureho. Icya gatatu tutandukaniyeho n'abapagani ndashaka kugira ngo mwumve n'umwuka wera. Bibiliya yavuze mu gitabo cya Hana ntibishoboka ko abisi bagira gute bamuhabwa. Nibwo ikinyarwanda murabishyira mu kirundi. Ntibishoboka ko abisi bagira gute bamuhabwa. Umwuka wera n'uwo abantu baki niwe muntu babana bavugana ubayobora n'ubuzima bwacu. Icya kane nicyo rero cyatumye mvuga n'amagambo yose ni ugushima. Igitabo cya Adasanzwe cyaravuze ngo musenga ubudasiba mugira gute mubibaho byose muhore kubera ko nibyo bigize gute dukwiye. Mwumva akajambo pasi mubibaho byose. Abapagani ntabwo ari mubibaho byose. Twaguze inzu twese turafatikanyije, ariko bimwe bitagenze neza twebwe mubibaho byose dore dushima. Amen. Amen. Hano nshaka kubabwira rero ngo mwebwe muterane David ko maze iminsi musenga ntimushyira amaso ku Imana itarakora, mushyira amaso ku Imana yakoze. Amen. Nicyo niko gushima. Gushima si uguhabwa byose. Gushima ni uguha agaciro icyakozwe. Ni ukubwira Imana ngo ngufitiye icyizere ko n'ibyo utarakora uzabikora. Abanyarwanda ngo njye sinashima icyo ntarabona, ejo ntabwo ari ugushima, ni ukukivuga. Gushima ni ukubwira icyizere. Icyizere ko bavuga Imana ndabizi bizagira gute sakora. Niyo mpamvu naje kubabwira ngo uyu mugoroba hano kandi mu cyongereza bitandukanye no mu kirundi cyangwa ikinyarwanda. Mu cyongereza bavuga thanksgiving. Iyo bavuga thanksgiving ntabwo ari ugushima amagambo, ni ugushyira no mu bikorwa. Ni ugushyira ushaka kutavuga ngo atanga ituro. Nta shimwe ukomere Imana amashyi oya, iyo ukomere Imana amashyi nimuze kubireka mubikuremo. Mushaka kuba mufite ko nta mafaranga dufite mufite ikindi. Thanksgiving ni ugushima turimo no gukora, kandi gukora kurimo ibintu byinshi. Ushobora kuba atari amafaranga gusa, ushobora no gusangira n'abandi bantu. Impamvu ya mbere rero ituma dushima ya mbere ni ukubera nuko Imana ari umuremyi mwiza. Icyo ni impamvu ikomeye yatuma tuza kwishima, nuko Imana ari umuremyi mwiza. Ndagusata abantu pasa nkababwira ngo njyewe Felix murabona ko nifite agataye gatoya maze imyaka 15 banza nkana gutya niyongereho kilo kimwe nuko nyirenga. Ariko aya maso yanjye ageneka honge. Naba mfite manini wowe ufite matoya akwereka huki. Iri gufwa ushita sinchuna iri gufwa kuvana kugera hano buriya rirakomeye cyane ku rwego mutakumva. Muzi jeke kakana gatorera imodoka rirakomeye kuruta jeke. Iri gufwa rirakomeye kuruta jeke. Iri ngiyi niko Imana yariremye nyine rirakomeye kuruta jeke. Niko rimeze, ni gufwa rikomeye. Ubwonko bwanjye amatwi yanjye buriya mu matwi y'abice bita amavestibule ni amatembabuzi ni amazi mbese abamo. Niyo da connectinga n'ubwonko umuntu yaba arimo kugenda akagira stability. Nkagira stability. Buriya amaso ntacyo agufasha. Amaso aguha direction gusa. Ariko igituma umuntu agira stability ni amatwi. Niyo mpamvu umuntu yagize isereri niwe mureba mu maso, mureba mu matwi. Buri isereri ni imbere ni mu matwi niho isereri ikomoka ku muntu yumva ari kuzungera bikomoka kuba afite amatwi. Ukumeze nyine ni Imana yabikoze. Ni umurebyi mwiza. Amen. 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 Hari abantu nkunda gukosoraho gatoya, abantu bagira complexe ngo ni bagufi si igitaka cyari cyabuze. Ni Imana yabishatse. Yeah.
kwa kwemera twese tuvuga ngo haleluya. Ubugufi bwawe ntabwo ari igitaka cyabuze. Imana si umuswa wo gufata igitaka gikeya cyatumye uba mugufi ngo yumve ngo mbikubwire urakare. Warakajwe no kutabitekerejeho. Imana ni umuremyi mwiza. Turetse ibindi, Imana ni umuremyi mwiza. Nishimiye ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe. Iyo umuntu afite ikibazo cy'amadolari 500 arara adasinzire ngo abuze amadolari 500. Iyo umuntu atagira inzu arara adasinzire ngo yabuze inzu. Iyo umuntu afite ikibazo cy'ideni $1000 wowe wumva bikugoye n'ibishaka byose yabikuriho, nta nzu ufite amafaranga yo kwishyura inzu, ukenya ideni ry'umuntu, ugize gute ufite utubazo nka 5. Ariko igeze kwa muganga kuvuga ngo urwaye kanseri, bya ibyifuzo byose wari ufite bitafite agaciro, ukagira icyifuzo kimwe cyo kubwira Imana ngo wangije kanseri. Kubera iki? Kanseri ni mbi. Nta kanseri mufite muri bazima, mureke kuganya, Imana yacu ni nziza. Baresa sifiwe. Abafite amaganya nuko ariyo muri kureba ari ibindi Imana yakoze. Hari ibindi Imana yakoze. Ibira nkunda gusasa madamu cyane tukibana kubera ko nashatse mfite ka crise. Nari mfite ka crise kabisa. Ariko si muri abahungu abantu bagira stress z'ubuzima. Oya. Amaganya ni amarangamutima adatanga igisubizo. Iyo waganyije cyane amaganya ni amarangamutima n'ubundi adatanga igisubizo. Ntimukanya muganya. Ntacyo kuganya no guta umwanya. Kuganya no guta umwanya. Kuganya no guta umwanya. Tukibana nkunda kumuserereza. Iwe rava muri famille, papa warunga wize neza afite amafaranga, ngewe ababyeyi banjye bari barize nyine twarasiragorinzemo gahoro. Twagira akabazo mu rugo akagira stress, ye nkagira amatsiko. Nabaza ufite stress ngo afite stress. Wowe je afite amatsiko. Ufite amatsiko yiki? Je afite amatsiko. Yahangiye kunyuza igisubizo ko n'ushize ari cyo dukoreye. Kuko sinikora kuri iki ntago kiribuze kuduhita. Cyaga cyakundi nabikora. Ufite amatsiko yaho none uri bunyuze igisubizo. Ntukagire stress. Uzagira amatsiko. Ari byo yakoze. Ni ibihamya yuko ari n'ibindi sakwa. None babwira ko Imana ari umuremyi mwiza. Nose mutekereje ko Imana yabazanye Burundi. Muzamutekereza ko Imana ifata gufatikanye n'abarundi ngo musebe. Muyifata Imana yacu muyifata gute? Iyo ugize akabazo, ustekereza ko ari Imana ishaka kuseba. Abari bose bahange badoga examen bicaraga inyuma. Kwicara inyuma nifuza ko yasohotse. Nifuza ko ari inyuma. Imana ni kwimeza. Igwe kageragezo irahari ariko yicaye inyuma. Icya kabiri gituma dushima Imana. Icya kabiri nuko ibyo dufite byose bikomoka kuri yo. Ibyo dufite byose bikomoka ninde ufite ikintu atahawe n'Imana? Mumbwire. Mubwire ibintu ufite mutahawe n'Imana. Muraza kubisaba byose bifite ibyanditswe. Cya mbere muri Matayo 6:28 kugeza kuri 29, aha kabiri no mubwiriza ibice 5 umurongo wa 19. Ibyo dufite byose bikomoka ku Mana. Nakosora akantu kamwe Imana ifashe mukumve cyane. N'ubushize narakavuze ndi hano. Imana itanga inzu n'itanga korogate. Imana itanga imodoka n'itanga korogate. Ariko abantu bose bari hano ndabizi ko mufite za korogate kandi nziza. Ariko icyifuzo mufite gikomeye ni inzu. Mwara bigabanyije. Korogate ko tuzayigurira, imodoka n'izaduhima. Imana n'izaduha imodoka. None kubera ko imodoka mudafite amafaranga yo kugura, mwatekereje ko ari Imana yayabuze. Aba korogate kubera ko Imana yamenyeje gukomeza kuzibaha, mwatekereje ko korogate ari muzigurira. Nimukabitandukanye. Ibikomeye mufite n'ibyoroheje mufite. Imana yabitanga. Amen. Ibikomeye mufite n'ibyoroheje mufite. N'Imana ibitanga. Byose n'Imana ibitanga. Nitangiye guselektiona rero ikifite urabona ndagowe iki ngiki no. Imana niyo ibikunda. Imana ikunda ko kantu kose gukore ushima ko rero ko. Umugabo turi kumwe mu director turi kumwe. Ako icyo bita AFMA. Umuyobozi wa missionnaire bose muri Afrika. Icya kabiri afite ikigo cy'ishuri cyitwa Waniwe. Afitemo kaminuza muri Botswana. Ariko cyo ndabo yishyurira abanyeshuri 14 amatike bava mu bihugu 14 bakazi wiwe ku ishuri akabatunga amezi 3 akabatraining. Ariko cyo ndabona tiki muzanirwa mu Rwanda. Namwe ngo Felix mfashe gushima Imana yampaye tiki. Amadolari 200.
afite imodoka ya Vigo na Benz na Gike na etage, ariko gusa kubera ko yumva ko ibyo afite byose bikomoka ku Mana. Mwebwe mwaratandukanyije, mwakuyemo bimwe mu bikoni Imana ibikora, ibindi bimwe mwabyikoreye. Oya, ibyo dufite byose twabihawe n'Imana. Ibyo ni ibitekerezo ngira, ibyo dufite byose nabihawe n'Imana. Icya gatatu, iyo ni impamvu ya gatatu ituma dushima Imana. Icya gatatu gituma dushima Imana, Imana ifasha nacyo mu cyumve, ni ukubera amasezerano yacu. Ndagisobanura. Kubera amasezerano? Nose ko pastor, mujye musengana muri Carmel, Imana igahita ibwira umuntu umwe ngo wowe nzaguha inzu. Iyo itabikubwira, wari kuyigira ngo udafite. Ako kanda gakunda ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 mu 2018 mu gitondo saa 12 na madamu yari atwite twenda kubyara umwana wacu w'imfura. Haje umuntu mu rugo mu gitondo abamureke basengere, uje kudusengera iki? Imana yambwiye ngo mfite karine yanjye iriho amasezerano 18 yambwiye ndayifite. Itariki 3 z'ukwezi kwa 8 2018 saa 12 za gitondo uzaba umuvugabutumwa, uzajya mu bihugu bitandukanye, uzagenda n'indege kubwira abantu ko mwariye dodo zonyine mutahoze biragoye. Imana kukubwira ibyo bintu biragoye. Ari kurenga nk'umuntu ushaka ubuzima bwiza no kuzirya wagusukukira. None Imana kandi ntabwo ari black. Ibyo bintu biragoye. Ikakubwira ngo Feri nzagukorera ABCD, nzaguha abana. Yitabibwira nari kugira gute? Ndashima kuko amasezerano yawe. Nimusenga rero ukumva gusabara ngo Imana irambwiye ujye utawushima. Muza amasezerano byose natarasohora kuruta yasohora. Aba kuzakugura imodoka. Haleluya. Muvuge ngo amen. Ibi Imana yazo kuzagura imodoka ukabara yikuze ukiri usigaje nukwitwara kubakanisha. Ko nta kindi gisigaye. Ariko umuntu uryohewe ni umuntu ufite isezerano ko azagura imodoka. Isezerano tarasohora n'ibyo ribyoshye. Sawa blague no kuri ibyo ribyoshye. Nibyo ribyoshye. Habe niyo urwaye urebye ariko ubu twari twavuganye n'Imana neza, ndaremba ntako nzaba. Imana yavuze n'izibeshye izangiza bakageze hari. Niko Imana yakimeze. Mujye mushima kuko amasezerano y'Imana. Indi bashu na gatabo amasezerano yose Imana yazanga nukuri ndabinginze. Nama nkunda gusenga cyane iyo bishoboye. Iyo nsenze cyane simba nshaka Imana ntabwo sinashaka guhita ibintu byose. Nimba nshaka inkweto imiguru 10 y'itizima nabura aho nzibika. Nta nzu mfite ihagije yo kubikamo inkweto 10, izo umugore inkweto 10. Nicyo nayikunde gusa no kuvuga ngo uzatwambika. Nicyo nayikunde gusa no kuvuga ngo uzayikorera. Nicyo nayikunde gusa no kuvuga ngo uzagutunga. Nicyo nayikunde gusa no ko hari amasezerano y'Imana afite. Kuko ari uburenganzira bwo kutarambika. Ese uburenganzira bwo kutabikora. Ndayishimye rero ko yivuyemo ikabimbwira. Ndayishimye. Amen. Amen. Ndayishimiye. Inyungu tubwira rero reka mvuge inyungu zitatu nindangiza nze gusoza simba nshaka kubatindira. Inyungu ya mbere dufite iyo twashimye. Iyo umuntu hagurutse akavuga ngo Mana ndagushimiye kubyo wankoreye, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro kabisa. Mbega umugabo mwiza wazirikanye ibyo namukoreye. Mbega umumama mwiza wazirikanye ibyo namukoreye. Mbega umupastori mwiza wazirikanye ibyo namukoreye. Mbega umumama mwiza uha agaciro ibyo nakoze. Niba ushaka tureka Imana natwe ubwacu. Umuntu aguha amafaranga mugiye muhora buri muntu akakubwira ngo ndagukunda, akaguha amafaranga 10,000 y'Amarundi 10. Umunsi umwe ntumbwira ngo urakoze, ndahamya neza ko atamererwa neza. Ndabizi. Ariko ndahamya neza ko iyo tubikoze Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Tekereza ubw'Imana ngo Mana ngusabye kino ikagikora, ukayigaruka imbere uje kwiyubwira ngo Mana nzi ngusabye kino. Uyu muntu ntabwo ari seriye Carmel. Ntashobora kwanda wanshimira basibyo namukoreye ejo bundi. Basanze mbwa ati ndagushimiye. Semuza abanyabwenge batandukanye n'abapfapfa se. Abanyabwenge bose batangira bashima bagasoza bashima. Turashimye ko mu mayi jambo akavuga ibyo avuga yasoza mu murakoze.
rwandiko Jeroneri ivuga gute umuntu ari kwandika asaba akazi yandika gute akandika agasoza gato ndabashimiye mugihe ntigaje igisubizo cyanyu bagusubije se ni imvugo nziza ndabashimiye nitwe abantu twenge tuba dusenga twabwira Imana yumva kandi zabikora ntitwishimiye ugomba gusenga wasoza ukayibwira ngo ndagushimiye mugihe ntigaje igisubizo cyawe cyiza inyungu dufite nuko Imana ihabwa iki icyubahiro iyo tubikoze Imana ihabwa icyubahiro muraza kubisoma mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 4:15 inyungu ya kabiri iyo tubikoze bituma tugira amahoro bituma tugira amahoro gushima bituma umuntu agira amahoro akaga kavuga umwanya mutoya nako basa iyo umuntu aho umutima kubitarakunda ahora na stress kandi ntacyo yenda kubikoraho ariko iyo ufite umutima wo gushima ibyo Imana yagukoreye uba neza uratuza nka Imana yagukoreye ibintu byose abantu badashima ibyo Imana yabakoreye nuko nta mahoro mufite kuzagira hari urugero nkunda gutanga gisekeje uzagenda ku bipangu by'abakire ngira ngo ushize nabivuze usanga hano ruguru hari umuryango gate gipangu kinini hano hepfo kirahari umugabo n'umukire yohereje abana bose hanga asigaye n'umukecuru we afitemo imbwa ebyiri yazanye abahungu b'abakristo ariko nibo bazamu biwe bafite umutima unyuzwe ukwezi abahemba 50,000 cyangwa 200,000 marundi uhepfo muhemba 200,000 marundi ariko uyu mugabo nyiri igipangu nyiri ibintu byose nta kishira ni nka ibintu afite nta mahoro abifitemo araryama sasa akikanga bamwibye akaza kureba abazamu agasanga abazamu b'abanyamahoro batangiye kwisinzira akabakangura nimubyuke akajya mu cyumba saa 9 ngo bamwibye agasanga abazamu basinziriye hanze bifitiye amahoro bahembwa 200,000 akabakangura umusaza saa 11 akabikora gutyo babaza umuzamu nini gutunga ibintu utabifite gutunga ibintu utashimyemo Imana bizakubuza amahoro umuzamu wawe ibyo mufite niba mwarabihawe n'Imana byawo bije amahoro gute amafaranga ufite niba warayahawe n'Imana yakubujije amahoro gute hereka gushima n'urukingo nukubwira Imana ngo bino wampaye ndagushimiye ko wabimana ntacyo natanze n'ubuntu bwawe ndagushimiye Imana hake ukoresheje imitwe n'amayeri n'amarenga ubu bicunga nk'aho ari wabyihaye nimushimye ibyo Imana yabahaye niko rukingo niyo vaccine kugira ngo mutuze bitekane ubani no dufite amahoro nyungu ya gatatu nuko binyomoza satani nako ndagasobanura binyomoza n'ikinyandiki birumvikana byo bihinyuza satani bayobozi dore ukuntu satani imeze satani kuna ko abantu baza muri wa kane bakaza no muri fili wa kane muri fili bakomeza kubwira Imana ibyo bashaka none satani hagarara ku muryango yibonye umuntu mushasha waje yamwe ati ugiye muri Carmel aba bamaze iminsi babaza ko wasubijwe singaho se bamaze iminsi batonda hanga babaza ariko twashimye twabwiye satani ngo satani ntabwo twafuye kuza gusa y'Imana twabwiye yarabikoze nimwe amen umunsi umwe twari mu rugo akana kaje kagakobwa akunda kunjokoza nari mu cyumba ndi kwikorera utuntu akakunda kureba desani cartoon abwira mama we muri salati mama wa papa arihe mpa telefone ndebe cartoon mama aramubwira ngo ari mu cyumba arimo kwikoresha kuri internet nta yari muguhe akana kazana confidence kage gifite imyaka 4 ngo papa arayimpa agera mu cyumba aramwe ngo papa ngo amaye telefone gakina cartoon mitanyimo tutavuga yiko nari impusi mitanyimo ageze muri salo umuntu wabigendemo n'uriya mudamu ntabwo bavuganye yese amubwira ngo niba kumubwira ngo papa arayima gushima no kubwira satani ngo Yesu yarabikoze kubwira satani ngo satani ntabwo twaruhiye iki Yesu wacu yagize gute yarabikoze nicyo ngicyo gushima bimaze satani kuko satani arashaka abasenga cyane ababeshye ko ntacyo Yesu azabamarira iyo dushimye tatwe satani abahari satani ntabwo twafuye gusenga gusa Yesu wacu arashoboye niyo mpamvu nshaka ko kugeza uyu munsi Yesu aracyakiza kugeza uyu munsi
ziracyafite imbaraga kugeza uyu munsi ziracyahindura amateka kugeza uyu munsi. Ariko Satani ahantu aturiganyije no kugira amaganya, wirengagiza ibibazo ufite none, ufatira Imana mu kaguni ko kwibwira ibyiza ubona yagukoreye, ari gukorera n'ibindi. Babwire koti imwe wenda iragoye ariko mwafasha muyumve. Aho usengera icyifuzo cyawe ariko ufite umutima wo kutizera, bihagarike. Tangira gushimira icyo yagukoreye. Ni nko kubwira Imana ngo ndabizi ko n'ibindi uzabikora. Gusenga ushidikanya bireke, ahubwo reba bike yagukoreye, ibwira ngo ndagushimiye ko wakoze neza, ndagushimiye ko wakoze neza. Nimushime Imana. Imana yacu ni nziza, ni nziza, ni nziza cyane. Imana yacu ni nziza. Munge murashinje iki? Mungira ikintu mwishinje? Kuri ntacyo. Mugabo umwe yagiye ku musozi gusenga, ameze gutya yidagaduye, arasenga, atunganya Imana, arayitunganya. Haza umuhungu we niba utarafite akaboko, niba utarafite n'iki nawe yumva gusa arimo kubwira Imana ngo ni mwiza Imana. Imigambi yawe ni myiza kuri njyewe. Isoni ziramwica. Isoni ziramwica. Nimuka nzi Kigali nari babwiye ubushize, nari mvuye mu Bugande, umuntu wese duhuye, Félix wagarutse Kigali, sinagarutse. Ko ubuzima bugoye, ndabizi se, buragoye. Ati urabona ntazabushobora, ati ubuzima buragoye cyane. Wamaye ku 100 by'amanyarwanda se. Muko ntayo mfite, nanjye nzabaho muko nyine utayafite. Singawe nawe ntayo ufite. Dufite abantu b'abanegativisite gusa mu buzima bwabo. Nta kindi bahora baturafuta, turapfuye, turashize, Yesu yabwiye abigishwa bari mu nyanja ngo se ntimuzi ko turi kumwe. Ntimuzi nimuhumure turi kumwe nawe. Ntimugire kuri pressure y'abantu. Oya? Ntimugire pressure z'abandi. Ntimugire pressure y'abandi kabisa. Uwimana yahaye imodoka ntabwo ari yawe umuhanda muhaye yiwe. Iyi modoka Patrick afite ntabwo ari iyanjye, ari iyiwe. N'ubundi yataye ku marasi nari kuyigura. Yari kuma muri garage. Ufite pressure y'iki? Umugisha wawe ntabwo uzayo. Umugisha wawe urahari. Mureke amaganya nimushime Imana. Barasa sifiwe. Bareka kureba ibitarakunze, hari ibyakunze bihari. Iminsi mwase nzanga Imana arabihemukira. Imana sinye yifatira ku kitarakoze. Irabizi. Yewe twenye nishima kujana muri. Kwa hiyo tunaanza kwa kutabikora. Abakristo rero umukristo wageragejwe aratu umukristo mwiza ayimunda kora Felix mu gihe ntagerageza byinshi nageze so Imana yagiriye icyizere cyane aba yagiriye icyizere cyane nawe kugerageza iziko zatsinda kama umukristo wagerageje agatsinda aratu umukristo umwana mwiza arageze kugerageza Nema mushaka kuba tuvuga ucawe kandi mu mazi myaka 10 yarabuze urubyaro Felix mu gutazi ku rubyaro ndabizi biraboneka biragoye cyane ariko nutsinda urotagiye utarageze icyo kugerageza uzaba wubahishije Imana maze kubigaragaza byinshi mufite n'ibyanyuse n'ibyacu ko nutsinda hazakizwa ngewe Imana iza kubitara kwizeye ibona ko ntacyo uzayimbanira muri icyo kigeragezo yari kukiguha ntukoze Imana isoni ugiye gutuma bidakunda yemeye ko bikubwira ko yari kwizeye kuko nyuma yaho hari amashimwe noneho ndekera ahangaha Imana ibamugisha Imana ibamugisha Imana hangizaye komeza kubwira ibyiza yabakoreye ibisigaye